ari imbaye y'umuzimu utapfuye yavuze ngo nawe ahajya n'akazi bizaba hanyuma yo kuvuga Uriya Muhammad nawe yaratangaje avuga ngo kuri kose kandi atazi Imana. Uranya ni we Muhammad ariko ndashimira Imana yampaye kuba mu muryango w'Abakristo. Nyemere iminota tuyikoreshe gutyo umugabo nubatse umugore n'abana babiri. Naje nyuma y'iki gihe kako mfite role nagomba kuperezida muri church tumanyire nzikigororo ariko Imana ishimwe yakoze byose bihereye icyubahiro kandi ishimwe cyane. Rero musome 200 yonyine amini mu bice bibiri ndaza gusoma hariya Efeso 5:14 musomera n'ansomera n'ansomera Zaburi 112 ubundi dutahe abakobwa ba Yesu karibu cyane mu muryango w'Imana. Abakobwa ba Yesu haleluya karibu cyane turabakiriye mu muryango w'abajya mu ijuru, umuryango batazapfa ahubwo bazimurwa. Bana w'umugisha abantu baba yansomera mu Efeso ngo aba Efeso 5:14 nicyo gituma bivuga ngo wosendereye Halo nakibazo gira aba Efeso 5:14 aravuze ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we yewe uri mu bitotsi we kanguka uzuke ugire gute Kristo abona uko akumurikira dukomere Imana mu mashyi urambaraye ku buriri ahubwo ugire gute ubyuke. Ntabwo ubyukira kugira ngo utembere ahubwo nuko ushaka kukumurikira atakumurikira uryamye. Yewe usinziriye mu businzi uyu munsi Bibiliya guhamagara ngo kanguka kandi ubyuke kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Pastor warakoze icyanditswe cy'inyigo cyane numva nashashije. Hari igihe umuco uza ugasanga bagomba gukora mu gihe cy'umuco we ntabwo basinziriye ariko bararyama. Iki ntabwo ari icy'abakobwa ba Yesu gusa, ntabwo bari mu itorero biratureba. Ushobora kuba warakangutse ariko ukaba ugikora ikintu kiva kugwenyera mu buriri. Hari abantu babyumvise? Hari igihe umuntu aba yarakangutse ariko akaba akigize gutya akirambaraye. Uyu munsi utari intego ikomeye cyane mu muco ntabwo abantu baryama. Iyo umuco urashe itegeko riravuga ngo byuka kandi ujye mu kazi. Ndabisubiramo, iyo ijoro rije twese hatagize ukubwira umenya ko ari amasaha yo kugira gute kuryama. Ariko iyo bigeze mu gitondo umuco urashe n'umurwayi arabimenya ko igihe cyo kuryama cyarangiye asigaye aryamye kubera uburwayi ariko nawe ubundi bitari igihe cyo kugira gute cyo kuryama. Bibiliya ivuze ngo iki? We yewe usinziriye we ibintu byo gukora ni bibiri. Kanguka umura amaso. Icya kabiri turuka. Abakobwa ba Yesu umunsi nibakarajya mu rusengero ugume mu rusengero iteka ryose. Imyaka ishize musinziriye ni myinshi. Rosa we imyaka wamaze usinziriye
umucyo ukaza ugakomeza ugasinzira, abandi bagahinduka bajya gusinzira, abandi bakadoda ugakomeza ugasinzira, bakubaka ingo zabo ugakomeza ugasinzira. Bibiliya iravuze uyu munsi ngo icya mbere kanguka, hari ikintu kiri ku mucyo. Icya kabiri byuka. Akora kuri bwo muri ya fosfore uzajyayo ikuzimu fresh amuki, ariko Imana ishobora kugutagata. Akora umunsi ugeze kunywa waragiye litiro ebyiri igihe cy'isaha, warajya murayisi Kanyanga litiro ebyiri, nafite imyaka 13. Nari nsinziriye kweli, nari ndimo kubona, ndimo kurota. Icyo gihe mbyutse nsanga iwacu hose n'abakujona bari bubone inyama nari naziriye zose zuzuye isafuriya zagatunga famiye yose. Nazirya nijye nyine, njya ku isafuriya y'ibijumba nayo ndayica ndayimara nijye nyine. Ndangije ntaragiranye nirambata nicira mu buriri, ndota mu majyepfo, ndota mu majyaruguru, ndota hakurya y'imipaka, ndota mu ijuru, ndota ikuzimu. Byuka amakuru yose nafite, byutse numva ndapfuye ahantu hose, ari abantu, ari amakuru, ari umutwe n'umusatsi. Bakukina pfuye nawe usinzirira hasi. Uwo munsi ariko umucyo wanjye warashe. Haleluya, haleluya. Imana kugira ngo irambira ngo nuramuka ugize amahirwe amara abakimaze bitukizwe n'ubuzima babwe nabitanga, ariko ijwi ryahise. Uyu munsi najya mu gitaha mbabwiye ngo byuka. Haleluya. Niba amatwi yawe bize ko hari ikintu kiri kumucyo, ongereye ikintu kiba kugira ngo byuka. Kubabwira narabyutse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Siryamye namwe mubyuke. Zaburi 112 avuga ngo muri iyi saha gukora ibintu bibiri. Ibindi ntabwo ari ubijyamo, ariko irambwira muri Zaburi 112 hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha, ubutunzi n'ubukire biri mu mutwe, gukiranuka kwe uzahora iteka ryose. Zaburi y'abatunga abakobwa, iyo Zaburi y'abatorero ry'Imana riri muri Muhanga. Hahirwa umuntu wubaha Uwiteka. Haleluya. Icya kabiri akishimira cyane amategeko. Muri minsi yatevuga gutuma biva mu mategeko y'Imana, ibyo byararakiye ngo tumukecuru n'umudendezo dusamane turye tumwe ibintu byose twakora turi abanyabyaha n'ubara abantu babwiriza mu kubikora nta kibazo. Bibiliya ivuga ngo umuntu wubaha Uwiteka. 112 Zaburi. Hahirwa umuntu wubaha Uwiteka. Icya kabiri akishimira cyane amategeko y'Imana. Akarongo kanshimishije cyane mu masigiro. Bibiliya ivuga ngo urubyaro rw'uwo muntu ruzagwiza amaboko y'isi. Urabera abakobwa mwarakubiswe, isi yabahonaguye n'abantu barabongera. Ahari umuntu mwakoranye urukundo niwe wahindukira gutera igikombe utazibaga umuzi, ariko Bibiliya ivuga ngo ugira amahirwe kuba Uwiteka. Icya kabiri ukishimira amategeko y'Imana, urubyaro rwawe rwabyara utifuza uzagira amaboko y'isi. Ndabashima Imana y'umugisha.